Mu karere ka Muhanga mu murenge wa Cyeza, abaturiye umuhanda Muhanga Kigali bavuga ko bahangayikishijwe n'impanuka zikunze kuba cyane cyane mu muhanda uva kuri Kivumu ukagera aho akarere ka Muhanga gahurira n'akarere ka Kamonyi, kuko harimo amakorosi mabi cyane akunze kuberamo impanuka zidasanzwe, aho n'ubundi usanga bamwe mu bakoze izi mpanuka rimwe na rimwe banahasiga ubuzima ndetse n'abarokotse bakaba ibimuga bya burundu. Baravuga ibi nyuma y'uko ku cyumweru habereye impanuka ikomeye cyane aho yagonze imodoka ya tagisi yo mu bwoko bwa Hiace, abantu 3 bagapfa abandi 14 bagakomereka mu buryo bukomeye cyane. Izi mpanuka n'ubundi zibera muri aka gace si ubwa mbere zikunze kuba, kuko no mu myaka igiye ishize itandukanye ibi ngibi byagiye biba cyane, aho n'ubundi wagendaga usanga impanuka zitandukanye ziba muri utu duce ndetse hakanapfa n'abantu benshi bakasiga ubuzima. Biri no mu bintu byanati urundagoro mu baturage, bamwe na bamwe bakavuga yuko hari abazimu cyangwa se ari imbaraga za Sekibi, kubera yuko aya makorosi y'uyu muhanda ni mabi cyane ku rwego rudasanzwe, aho inzego z'ubuyobozi zo muri aka gace cyangwa se akarere kafite mu nshingano kagiye kanengwa kakanatungwa agatoki n'abaturage mu kwinubira imitangire mibi ya serivisi yo muri aka gace, cyane cyane ko kagombaga gusana uyu muhanda kugira ngo ibice by'amakorosi bikorwe neza ndetse ashyirwemo na za dodani, ku buryo n'ubundi biri no mu bintu ushobora gukumira impanuka za hato na hato ndetse bikanatuma abashoferi cyangwa se abayobozi b'ibinyabiziga bagira controle igihe bahageze. Gusa magenga yangaya nta kirakorwa, impanuka ziraba umunsi ku wundi cyangwa se umwaka ugahita n'indi gataha. Gusa nta kintu na kimwe kiragaragaza neza ko hano hantu hagomba gukorwa, n'ubwuyobozi bw'akarere iyo bubajwe n'itangazamakuru buvuga yuko bugiye kubikora. Gusa bamwe mu baturage babahegereye amaso heze muke. Iyi mpanuka idasanzwe yabaye rero yaciye urundogoro kubera ukuntu yabaye mu buryo budasanzwe, aho n'ubundi izi modoka zakubitanye zombi zikarenga umuhanda maze abantu bagapfa kakahava. Mu gihugu hirya no hino mu gihugu hari imihanda igiye ihangayikishije rubanda, cyane cyane abaturage bakunze kwikoresha cyane ndetse n'abahegereye no mu mihanda ikurura impanuka. Magingo aya ngaya leta y'u Rwanda ihora isora ingengo y'imari buri mwaka, aho n'ubundi ingengo y'imari ifashishwa mu gukora ibikorwa remezo bitandukanye birimo imihanda, amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi, ndetse ibi kandi bikanagira inyungu kuri rubanda nyamwinshi cyane cyane abahegereye utu duce. Gusa bamwe mu abaturage bo muri aka gace barasaba ko iyi mihanda yakorwa ndetse ikanakorwa neza cyane, igashyirwamo za dodani ndetse kugira ngo abashoferi cyangwa se abayobozi b'ibinyabiziga bahageze babashe gukontorora ndetse banitwararike mu mategeko y'umuhanda. Ibi bizagabanya impanuka n'impfu za hato na hato ziterwa n'impanuka, ibi ngibi bikazagira umumaro ku baturage bahaturiye. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda. Komeza ubane natwe ukande sabone cyangwa se wiyandikishe, hanyuma kugira ngo video yacu igihe tuyishyizeho ijye kugereraho ku gihe. Njye nitwa Elise Taifa, ndabashimiye cyane. Imana ibarinde kandi ikomeze ibane namwe.